akomeye yari ahari. Harya tureba tukabona duhagaze twenyine, harya tureba tukabona nta shusho nta cyerekezo, twareba tukabona nta buzima namba, ariko Imana itubikiye umunezero imbere hazaza. Siko bizahora kuba mutegereza, niko yavuze ariko bakereka bava mu isezerano ari n'abana. Ntabwo tuzakorwa n'isoni nk'uko babitekereza, ntabwo tuzamwara nk'uko abantu babitekereza. Abantu baracyategereje bazi ko tugiye gukorwa n'isoni, ariko Yesu abahaye itangazo ngo siko bizahora kuba mutegereza. Ndi mu buzima bumwe ariko siko bizahora, afite ubukene ariko siko bizahora, uyu munsi ndimo ndarira ariko siko bizahora. Yesu agutangira itangazo mu bantu bakuzi n'abatakuzi, ababwire ngo siko bizahora kuba mutegereza, keretse ava mu isezerano nta mpamvu. Yavuze ijambo ryiza avuga ngo umuntu wizera Imana niyo ageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ahindura ahantu ahatari ubuzima, Imana igahindura ubuzima, ahatari imibereho Imana igashyira imibereho, bahindura ahantu h'amasoko. Tugiye gusenga bakabona umusozi uture n'ikibaya ngo cyari igikombe cy'urupfu umuntu wakigeragamo rwose.